Yesu ashimwe. Ndabakiriye hano, ndanabashimiye kuza kwifatanya natwe no kubaha ubutumire bwacu. Nk'uko Octave yarabivuze, iki gitaramo twagitangiye kugitegura mu kwezi kwa 10 mwaka ushize. Ubwo cyatangiye nibwo twatangiye kugisengera, nibwo Imana ikidushyize ku mutima. Iki gitaramo kigamije kirimo parite 3, harimo kuronshinga album indirimbo zacu 8, album ya mbere, ndetse harimo no gupresentinga worship, umutima wa worship tumaranye iminsi Imana yadushyize ku mutima. Ikindi icya gatatu, harimo no kwinspira imiryango idakorera Imana nk'umugabo n'umugore, kandi twizera neza ko biri mu mpamvu Imana yabahuje. Izo nizo mpamvu 3 z'iyi konseri cyane. Kambisubiremo neza. Hari ukwerekana album yacu indirimbo 8, tuzaba tunazi recording live, ndetse hazaba harimo uburyo ari kwinspira imiryango idakorera Imana, ndetse zaba ari uburyo bwo kwerekana umutima wacu wo kuramya, cyangwa se gutera seed yo kuramya no mu bandi bantu, kuko Imana yaduhaye umutima wo kuramya, twifuza ko wakugera no mu bandi bantu benshi. Ndetse concert turimo turayitegura izaba ku itariki ya mbere z'ukwa 3, ni kuri iki cyumweru. Tuzaba turi kumwe n'amatsinda akora umurimo w'Imana nk'uko tubikora. Macouple harimo Ben na Chance, harimo Fabrice na Maya, harimo Kavutse Olivier na Amanda, harimo Papi Clever na Dorcas, harimo Prosper Nkomezi, harimo Gabi Kamanzi, harimo Eslon Ndayisenga, harimo René Patrick, harimo na True Promises. N'abaramyi beza Imana yadushyize ku mutima kugira ngo baze tubatumire, kandi turanabashimira cyane ko mwatwitabye kugira ngo dufatanye kino gikorwa. Rero hariho ibiciro bike kugira ngo tuzagire igikorwa cyiza. Hari ibiciro bike ya pre-sale yarangiye umunsi w'ejo washize. Ubu ngubu etike wayibona ku 5,000, 10,000 n'ibihumbi 20. Ndumva ari ibyo ngibyo ngerageza kubihinahina. Yego. Mbere y'uko twakira ibibazo bitandukanye, James arakoze, ndagira ngo nakire na Kevin, nk'uko yatubwiye ko ari umwe mu itsinda riri gutegura concert. Atubwire concert igeze hehe, yiteguye ite, just step by step. James arakoze, nk'uko yamaze kubisobanura. Yavuze ko batumirwa abo twatumiye ari nabo tuzabana namwe, kandi ngiye kuvuga ku kintu kijyanye n'impamvu y'iki giterane. Arimo kugaragaza album indirimbo 8 Imana yabashize ku mutima, yabayishuriye kugira ngo bazisangize Abanyarwanda. Harimo nanone kwinspira abantu kugira ngo bakore nk'umuryango. Kimwe mu bintu bigize iyi concert nk'uko mwabibonye n'abari hano bari na macouple. Yego abafasha abo ntibahari, ariko bazaba ari macouple, bazakora nk'amacouple. Rero kuva twatangira imyiteguro y'iki giterane amavuta, imyiteguro igeze kure, hasigaye iminsi mike. Uyu munsi harabura iminsi 4 kugira concert ibe. Amatika ari kugurishwa, yaba kuri Camille zose wahasanga, Sawa City, ndetse n'uyu munsi abantu batangiye kubona amatike kuri Arena. Ushobora kuza ukagura tike ahangaha, ndetse no kuri gate bizaba bihari. Ni ibintu byinshi rero turimo gukoraho. Mu byo mwamenya bikomeye nuko twatekereje nk'abakristo benshi, nibo audience yacu ya mbere. Hari abo tubona bazaza bavuye ku rusengero, twatekereje uburyo tuzakemura ikibazo cyabo, ariko uburyo twatekereje ukuntu abantu bava gusenga bakaza batagiye guca ahandi, batagiye guca ku yindi ahandi hantu ho kurya. Rero Camille izabicururiza ahangaha. Abaguze tike ya VIP, tike ya VVIP hazaba hari aho kwicara bagasangira nk'umuryango. Mbese twatekereje uburyo ki abantu bashobora no gusohokera ahangaha muri Kigali Arena before ya concert. Abo nibo bagusenga, icyo ngicyo turakibamara impungenge. Ntibazatekereze ngo turabanza dutahe ngo kubera ndi kumwe n'umwana. Ushobora kuzana n'umwana ahangaha ukazabona icyo kurya, byose bikagenda neza. Ikindi kintu navuga nuko turumva hazabamo itandukaniro bigendeye mu myiteguro nk'uko bagiye babibabwira. Imyiteguro nuko icyo dushaka gutanga, uriya mutima wo kuramya Imana, ntabwo ari amagambo. Dushaka ku experiencing ibyo bihe twarasenze, twagize umwanya munini wo gusenga, twagize umwanya munini wo kubitegura, kandi natwe turumva ko
hamwe n'abanyarwanda bazaba bitabiriye, hamwe n'abakunda indirimbo nyinshi za James na Daniela, indirimbo za Ben na Chance, indirimbo za Fabrice na Maya, indirimbo za Olivier, za Papi, Gabi Kamanzi, Nkomezi, Son ndetse na René Patrick na True Promises. Abantu bose babikunda bazaze bazabona uburyo bwiza bwo experiencing kuramya Imana kandi ukabikora nta kigutega. Murabona ko dufite ahantu hanini, rero natwe niyo mpamvu twiteguye ko abantu bazaza batazagira ikibazo cyo kubura uburyo ki baramya Imana, bazaba bafite space ihagije. Murakoze. Kevin arakoze cyane, ntabwo ndumva nta kindi. Sinzi niba wenda James yari icyo yakongeraho. Fabrice, just ijambo rimwe. Okay, ndabaramukije nk'uko nabivuze kare, nitwa Fabrice Nzeyimana, ndi Umurundi, nkaba mba hano mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2015, akora ibikorwa by'Imana kuri CLA no muri Heavenly Melodies Africa. Dubatse uko babivuze, ashanje yitwa Maya Nzeyimana. Banje gusaba imbabazi ntabwo byashobotse ko aba hano kubera akazi, ariko zuba ari hano muri concert. Ikintu kimwe novuga, je gushima gusa icyiyumviro ca James na Daniela n'igikorwa bafise bateguye. Nibaza ahanini intumbero zitatu yavuze ni nazo nanjye zari ziri mu mutima wanje, nibyo numva. Nibaza ko ari ibyo twese tuzoba tuje kubamwo, uwo mutima wo kuramya, gutazira Imana, gusenga, uri mu ndirimbo, uri hirya ya bijya tubona kuri YouTube, uri hirya ya biriya abantu babona view star, ariko umuntu akaza gusenga. Icyo ni ikintu ndanakundira indirimbo ziwe, zaba uko ari babiri, indirimbo zifasha abantu, haba hano haba no n'iwacu Burundi aho mva, abantu bari bakunda cyane. Ikindi kigira kabiri, uwo mutima nyine wo kuramya, ariko ukanabikora abantu bubakanye. Kenshi abantu barakunda kutubaza mu bigenza gute iyo bubakanye n'umuntu kugira ngo mukore ibintu, mwandikira indirimbo rimwe, mu vyiyumvirira rimwe, mubikora gute? Ariko nibaza ko muri gushaka kwinspira macouple hariho byinshi tuhigira, hariho byinshi biba bigoye tunyuramo, ariko tukagenda twiga buri munsi. Nibaza rero ko ari igikorwa gikomeye muri ko murakorana, cyane cyane kuri abo bandi bari nyuma yacu batarashobora kubaka. Hariho akantu nibaza ko novuga ngiye kuba ka kane kuri bijya bitatu wavuze. Nashaka gushimira ku kwizera, faith. Hari abantu benshi babajije aho hirya nino ngo mbega James na Daniela kuri album yabo ya mbere bacakora muri Arena, ni iki Imana yacu itokora, ni iki Imana yacu itokorera uwizeye. Rero nibaza yuko iyi concert yobera n'akaryo abantu benshi ko kumenya ko Imana idakora ko yakoreye naka sikigomba gukorera uyundi, ko yakoreye jewe sikigomba gukorera wewe. Tunezeranwa na Daniela na James ko intango yabo ya mbere itabaye munsi y'igiti, ariko ibaye muri Arena. Imana yaje. Murakoze cyane. Nanjye nejejwe no kuba hano kuri uyu munsi. Dusa naho twaje twese kubw'umugambi umwe wo gushyigikira James na Daniela, ariko kandi natwe twishyigikira kuko twese turi abakristo, n'ibihe twese tuzaba dusangira kuramya. Ndabishimiye cyane, ndetse nshimiye namwe mwese abantu mwakiriye ubutumire bwe mukabuha agaciro mukamwitaba. Akantu Fabrice asorejeho niko njyewe ndi buhereho. Navuga ko nshobora no kuvuga nti ndasaba imbabazi kubera kwizera guke kandi ndi umukristo. Umunsi baza kubimbwira ahantu mba nkorera, nabwiye James reka ngo challenging, noneho nawe ugerageze ukumvise. Niko namubwiye uwo munsi, ariko amagambo menshi twaganiriye ntabwo wenda nayavuga hano, ariko nari ndimo nyine ngira impungenge z'abantu nkavuga nti hano iyi sale namwe murayibona, wabitekereje gute, wakuye he
nicyo gisubizo cyonyine nta kimana itakora. Niyo mpamvu rero nshimira James cyane kuri uko kwizera no kuba yaratekereje rwose kutuzana ahantu heza nk'aha. Ntekereza ko umuntu wese uzaza afite umutima wo kuramya hanyuma akaba afite ahantu heza yicara nk'aha aramiriza, bizaba ari byiza pe, bizaba ari byiza. Hanyuma ikindi kintu navuga ni uko iyi ntego ba James bafite nk'umuryango wabo, iyaba byashobokaga nk'abantu cyane cyane wenda imiryango bagize umugisha wo guhura bakaba bafite ibintu bimwe ba sharing in common, bakishyira hamwe bagakoresha izo mbaraga zabo bombi bakabikora kugira ngo tubashe n'ubundi gufasha abandi. Tutiriwe wenda tubinyura ku ruhande, hari umuntu umwe wenda nta kantu gasekeje yigeze kumbwira n'inshuti yanjye, arambwira ngo nigute ujya wicara n'umugore wawe mugafata umugambi mukajya inama yo kujya muri studio mwembi mugakorana practice bigakura. Warambwira ati njye ntabwo namara n'umugore wanjye iminota 10 twicaye duhurije ku kintu nk'icyo mu bikora. Okay, kasa n'agasekeje, ariko iyo abantu bafite ikintu kibapushinga mu mutima ni ukuri nta kidashoboka, kandi nta cyiza nko gukorana noneho n'umugore wawe. Naririmbana na Fabrice, naririmbana namwe mwese abaririmbyi, ariko noneho ngize umugisha wo kuririmbana n'umugore wanjye tubana mu rugo, nta kintu gisa n'ibyo ngibyo. Rero James na Daniela njyewe mbafata mu by'ukuri ni nk'umugisha. Maze kubona indirimbo zabo n'uburyo bazikora, bandika neza indirimbo, hanyuma bajya no muri studio bakazikora mu buryo bwiza bunoze. Rwose iyo nicaye mu rugo ntarimo kuzumvira kuri telefone nk'uko nkazishyiramo ku maspeaker mu rugo nkazitegera, ni ukuri mu mugisha ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse atari mu gihugu gusa, mu mugisha no hanze y'igihugu. Tubari inyuma rero, turabasapotinga, icyo dushoboye cyose tuzagikora kugira ngo ibintu byose izo potential zibarimo mubashe kuzirilizinga, zijye out, zigere ku bantu benshi, kugira ngo abantu bose mu gihugu no hanze y'igihugu bahabwe umugisha ku bwayo. Rero ndongera kubashimira mwese abavandimwe mwaje mwitabiriye uyu munsi, kandi mbashishikariza no kugira ngo dukomeze tubibwire n'abandi, kugira ngo uriya munsi w'icyumweru uzaba ari umunsi udasanzwe, aho abantu benshi bazagira ibihe bidasanzwe byo kuramya Imana. Murakoze cyane. Barakoze cyane, kugira ngo noneho dushobora kwakira ibibazo bitandukanye, turaza kubikora gutya. Okay, Prosper nawe umuhato. Gato kuba twakererewe twari mu myiteguro ya konseri, turararikira abantu kuzaza kwifatanya n'abakozi b'Imana bahamagara muri iki gihe. Bafite indirimbo nziza, abantu benshi barazikunda, nanjye ku giti cyanjye ndazikunda cyane. Nagira ngo ndarikire abantu bose badukurikiye kuzaza kwifatanya nabo, tuzagira ibihe byiza. Twarabisengeye, ndakeka nabo barabisengeye cyane, tuzaza dufatikanye nabo kuri uriya munsi, tuzagira ibihe byiza. Murakoze. Barakoze cyane, ndavuga ngo turabikora mu buryo busa nk'aho ari session. Turabanza twakira ibibazo bitatu, ndetse tubaha umwanya baze kubisubiza, tuze kubona kwakira indi. Ndabona 1, 2, 3 wa mbere batangira. Murakoze. Nivuze ni Martin. Mwakoresheje ijambo ry'icyongereza, nako ry'ururimi rw'amahanga, kwinspira. Nagerageje gushaka ikinyarwanda ndashyiraho, numva ko arimo kubera urugero imiryango ibana, ubwo no kubera urugero ahari mu kubana neza. Ndibaza nti umuntu ashobora no kwibaza kuri icyo ngicyo, ati urwo rugero muzarutanga mute? Wenda hazaba harimo ibijyanye no kuririmba nyuma y'uko urugero ruzagaragara gute muri iriya konseri. Hanyuma bijyanye n'icyo ngicyo, tuzi ko mu Rwanda n'ubundi hari ibibazo by'imiryango ibanye nabi, biri mu bibazo. Leta hari ibyo ikora, ubukangurambaga bw'iki, ariko mutekereza ko iyi miryango ibanye nabi cyangwa se irimo ibibazo ari ikibazo cyo kubura ijambo ry'Imana cyangwa cyo kubura izo mbaraga z'ubutumwa bw'Imana? Hanyuma ikindi kijyana n'icyo ngicyo, nabonye harimo n'amakupure abenshi, n'amakupure ndetse n'abavuga muti turifuza ko twinspira imiryango. Nta mpungenge z'uko iyi konseri yari izitabirwa n'abubatse gusa, mu gihe mu butumwa
n'abaseribateri natwe tubikeneye. Murakoze. ikindi mutubwire ku bijyanye n'amasaha ya konseri cyane n'igizasoza. Murakoze, nitwa Norbert. Mfite akabazo gusa ngiye ku bintu bya time management. Hari ibintu muri iyi minsi biriho byo kubona byo kutubahiriza igihe cyateganyijwe. Turagira ngo mumare impungenge abanyarwanda cyangwa abantu bazitabira iki gitaramo niba isaha giteganyijwe ariyo kizatangira, hatazabaho bya bintu by'umuntu kugera niba ari saa 8 akaza kubona umuntu atangiye kuririmba saa 10. Murakoze. Murakoze. Reka ntangirire kuri iki cya nyuma avuze. Imiryango izaba ifunguye saa 8. Imiryango izaba ifunguye saa 8. Umuririmbyi wa mbere azagaragara tuti saa 9 zuzuye. Can't trust me for that, niko bizagenda. Saa 9 zuzuye hazaba ariho umuririmbyi wa mbere. Saa 8 n'igice kugeza saa 9 tuzaba turimo turasenga. Rero saa 9 ni ugutangira, konseri izarangira saa 8 n'igice zuzuye. Urakoze cyane. Ku kibazo cya kabiri yabaje ngo afite impungenge yuko hazaza bubatse gusa, ndumva kiri ku cya mbere. Ndumva ko n'utarubatse agomba kuza kwiga. Buretse ko iyo ni pariti imwe mu bizaba muri konseri, ariko iriya konseri ni ukuramya. Urumva ko wagiye muri pariti imwe, kandi twavuze ko harimo ibintu bine. Fabrice yanyongereye icya kane. Harimo kwizera, harimo kwinspira, harimo umutima wo kuramya, harimo no kumurika album. Numva akantu kamwe gusa, kandi byose biranabareba, n'abatarashaka bose birabareba. Ndumva ngisubije. Ikindi kibazo yavuze ni ikijyanye n'uburyo uzinspira abantu bizakorwa gute. Yego. Uburyo bwo kwinspira bwo urumva ko abantu abenshi batubona kuri YouTube, ndetse abenshi bakatubona mu rusengero dufite iminota 15 20. Ntekereza ko kubana n'abantu amasaha 3 4 5 hari fellowship, hari umubano, cyangwa se hari ubusabane buzaba buriho butandukanye n'ubwo twabonanaga nabo mu churches cyangwa se kuri YouTube. Muzarushaho kutumenya cyane, muzarushaho kumenya umutima wo kuramya uri mu mitima ya Imana yadushyizemo. Ndumva ko amasaha menshi turi kumwe twicaye twese muri sale, nta kintu kidusakuriza. N'uburyo bwiza bwo kwinspira, bazigira ibintu byinshi. Thank you. Ikindi yavuze kijyanye n'abanamuzi n'ingo. Navuze nti Yego. tuzi ko hari ibikorwa bikorwa na leta bitandukanye byo gufasha imiryango kuba yabana neza. Tekereza ko kuba hari imiryango ibanye nabi cyangwa ibibazo ari ukubura izo mbaraga z'ijambo ry'Imana, z'ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwiza. Mvugishije ukuri, maze imyaka 5 mu rushako. Mu rugo habamo challenges nyinshi. Abantu batarashaka wenda babimenya, habamo challenges nyinshi, kuko aba ari umuntu umwe wavuye mu rugo n'undi yavuye mu rundi, bafite characters zitandukanye. Abakenewe ko Imana ibijyamo kugira ngo bashobore kubana. Rero kugira ngo babane cyangwa se kugira ngo bakomeze kubana neza, hari cyanditswe nkunda cyane cyo muri Yesaya 40:31 ngo abategereza Uwiteka bazasubizamo imbaraga. Rero iyo mutegereza Imana, iyo musenga Imana, ikomeza kubasubizamo imbaraga, ikomeza renewing relationship yanyu, ikomeza gusubizamo imbaraga umubano wanyu nk'umugore n'umugabo. Sinzi niba gisubije neza. Abategereza Uwiteka, iyo mutegereza Uwiteka musubizwamo imbaraga. Imana ibaha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo,
ntekereza ko n'ingo zisenyuka kubera ibigeragezo bitandukanye biba byatsinze umwe muri bo, niko ntekereza. Rero Imana isubizamo imbaraga, irenewinga imitima yabo, urukundo rwabo rugakomeza kuba strong. Ntibishoboka ko ushobora gukunda umuntu cyane udakunda Imana cyane. Icyo niko nakibonye. Kugira ngo ukunde rero umufasha wawe nuko ubukunza Imana cyane. Imana ikaguha ubushobozi, Imana niyo itanga urukundo, Imana niyo Umwuka Wera niwe uduha gukunda abantu, niwe utuma Imana iguha umugisha cyane. Musubiza ikibazo cya kabiri mubaje amasaha yaravuze James yaravuze, ariko nongeye mvugeho kwinjira ni saa 8 kwinjira, ariko ahangaha gate ziba zifunguye kugeza saa 5 nk'uko nabivuze dutangira kamiriza bari gucuruza. Umuntu azava gusenga ashobora gusohokera ahangaha, hazaba hari uburyo hateguwe abantu bazaza bakasohokera, sibyo? Icyo nari ngiye kuvuga umwihariko nk'uko twagiye tubivuga, amakonseri menshi arabaye mu Rwanda turabizi menshi pe, ariko iyi konseri umwihariko uzaba ari duhuje umwuka umwe wo gusenga Imana. Bafite indirimbo nyinshi, imwe murayizi yitwa byose, ariko hari n'izindi muzabona, zose ziri Yesu niwe zingiro rya byose. Rero tuzifuza ko uriya munsi abantu bazaba bareba Kristo gutyo, sibyo? Abantu bazaba barimo kureba Yesu muri ubwo buryo, kandi bareba Yesu muri ubwo buryo barasenga. Tuzagira umwanya munini wo gusenga, tuzagira umwanya munini wo kongera kwisubiramo, tukisura, tukisuzuma, tukabasha kongera kwiyunga n'Imana mu kwihana, kuko ububyutse iyo bwaje abantu barihana, sibyo? Rero umwihariko w'igitaramo ni uburyo tuzarebamo Yesu. Ikirenze muri ibyo, urabizi ko bafite injyana nanone yihariye ukuntu, sibyo? Muzaza muyenjoyinga. Abadakunda bakunze b'umuziki nzi ko bazishimira uburyo bw'imiririmbire yabo ndetse n'imicurangire, kuko nabo bafite ukuntu bihariye imicurangire yabo. Akoze ndashima initiative hanyuma n'imbaraga zashyizwemo kugira ngo tuzabe turi ahantu heza hatahandi mu gihugu, turi nk'abana b'Imana. Ibyo twabyishimira rwose, arakeze utari muri gospel industry utakwishimira iki kintu, ko ni ikintu kirenze gikwiye kwishimirwa. nahoze nanjye nifuza kubona abana b'Imana bataramiye muri Kigali Arena, bikanshimisha kuba rero bibaye ku bantu bavuga ngo bashya muri industry, ibintu byo kuyenkareginga kandi bigaragaza ububyutse ukuri. Ndashima Imana ibahe umugisha. Amen. Mu bikorwa dufite harimo kwinspira imiryango, families. Uramutse kwinspiringa nibyo, ariko se kumentaininga harimo challenge, kuko ntabwo ari ibintu by'umunsi umwe ubwo andatse bikaba bibaye birangiye. Dufite ikibazo gikomeye mu gihugu na leta ikirimo n'umuntu wese. Ndimo ndibaza ngo nkamwe aza iyo initiative nanone yo kwerekana macouple arenze 3 azabafatanije mu kintu kigaragaza imbaraga zo kubana, hari n'umugambi w'Imana muri couple mu rugo. Numva ko mwinspira muri byinshi, ariko noneho nyuma yaho nta kantu mwumva mwatekereza ko hirya y'igitaramo noneho gasa naho kaguma kinspiringa, kuko abantu mukaba umusemburo w'ingo. Tubona ikibazo gihari muri ubwo butumwa bwanyu, bukazagera noneho umusingi wo gukemura ikibazo gihari. Imana ibahe umugisha.
nashaka kubaza tubiri. Kambere nuko mwakomeje kutugaragariza yuko harimo kuramya Imana, guhimbaza Imana, gufata umwanya wo gusenga, ariko ntabwo nigeze mbonamo umwanya w'ijambo ry'Imana ku barikunda. Nubwo ubutumwa bwiza bunatambuka mu ndirimbo, ariko by'umwihariko uwo mwihariko wo kwicarana bagatega amatwi iryo jambo ritangwa n'umugisha runaka. Sinzi nimba aho wateganyijwe uko mu biganiro mwagejejeho ntabwo ngeze mumuvugaho. Abaye ahari mwamutubwira. Hanyuma ikindi ngira ngo wenda mu ijoro ryahise nibwo narimo ndavugana na Daniela aza kumbwira ku bijyanye na inspiration ya amavuta, ariko ashaka ko nyiri ubwite James ayimbwira. Iyo wandika indirimbo mu amavuta wari uri mu bihe byaje gute? Byaje gute? Wari uri muri iyo mood? Inspiration yakuje mu gutera koze. gushira hafi nk'ibyumweru bibiri kugira ngo iyi afishe nabonye hano igiye hanze, kuvuga ko kugeza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri umuntu azajya yishyura 15,000 akabona amatike 230 akabona amatike 2. Ubu harabura iminsi igera kuri 5 ngo igitaramo nyirizina kibe. Ese mugereranije n'umubare w'abantu babashije kugura amatike kuri promotion, biratanga igihe cyizere ko iyi arena muzayuzuza kuri giciro? Bibaye bishobotse mwaduha imibare. Murakoze. murakoze. Uko nawe nitwa Daniela, ikibazo kibasho kiravuga ngo umuziki wabafashije iki mu kubaka urugo rwanyu imyaka 5 umaranye. Ikintu navuga umuziki wadufashije iyo myaka 5 tumaze kubana, nibwo umuziki twawutangiye tumaze kubana, kuko mbere yuko tubana buri wese yari ku giti cye, twaririmbaga muri worship teams cyangwa mass choirs twabagamo, ariko ntabwo twaririmbaga nka team. Tumaze kubana tutangiye umuziki wacu, ikintu wadufashije ni kinini cyane, kubera ko akenshi ahantu hose tuba turi kumwe. Iyo tuvuye mu bijyanye n'urugo tujya mu bijyanye n'umuziki, kandi umuziki dufata umwanya munini cyane. Rero akenshi umuziki ikintu wadufasha mu kubana neza kwacu, kuko tuba tuzi ko kugira ngo dusavinge neza nuko tuba twumva turi clair mu mitima yacu. Kugira ngo utange ikintu kikurimo ugomba kubanza kuba ufite icyo wapakinze muri wowe. Ntabwo twajya ku ministeringa ahantu tutameze neza mu mitima yacu, cyangwa dufite ibyo twatandukanye tutumvikanyeho ngo ministry yacu ibashe kugenda neza. Njye numva rero ministry yo kuba cyangwa se ibihangano byacu cyangwa umuziki wacu wadufashije byinshi cyane mu kubana neza, kugira ngo tubashe gutanga package ifatika. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Joel, bakuyoboka Imana. Bariya baririmbyi badafite abagore, kuba babona bagiye kuririmbana n'amacouple, nowe butumwa bumva biri kubahereza abantu ryari kugira ngo ibyo bibatera ishyari bitagatifu. Ndabaza Prosper buriya, ndabaza Siwera, nagiri cyangwa ugatwo. Murakoze cyane. Natwe turi kubitekereza, igihe nikigera tuzabashaka abafasha. Yego, reka mbisubize. Umwanya urahari, abatumirwa ba mbere bazajyaho saa 9, kandi harimo benshi tuzakorana ku gatuti. Hari benshi tuzakorana ku gatuti, harimo abazaririmba ku ndirimbo zacu, benshi tuzakorana ku gatuti. Umwanya uzaba hari uhagije. Ikindi kibazo cyavuga ngo amacouple, ngo abatari amacouple baje bate. Wumva twavuze ko harimo ibintu bine muri iriya concert. Harimo kuinspira,
harimo kuramya, harimo kwerekana album, hari no kwizera. Ibyo byose urumva ko bidakora kuri za couple. Rero nyuma ya couple ni ukuramya, nyuma ya couple aba barahagije kugira ngo benspire abantu, amakouple menshi. Rero byari ngombwa ko dufatanya n'abandi bahanzi bose kugira ngo twuzuze kino gikorwa. Murakoze cyane. Yes. Hari akantu cyakongera kuri ikintu cy'amakouple. Abaririmbyi bandi bashobora kuba bari muri couple ariko umugore cyangwa umugabo ataririmba, numva tutakwiye kubatera complex. Ibi bintu biri hano imbere ntibibatere complex yo kumva ngo umuntu wese agomba kuririmbana n'umugore wiwe, tutangura kwandikira ka message abantu muri kwaya bose kugira ngo umugore ari muri kwaya, kuko gukorera Imana si ukuririmbana gusa, ahubwo inspiration ibaza dushaka gutanga ni ivuga ngo wowe n'urugo rwawe mushobora gukorera Imana. Rero mushobora gukorera Imana mutaririmbana, ariko kumbure umushigikira ukanamureka. Hari n'igihe ushobora kumuririzinga ukavuga actually you sing better than me, ahubwo reka ngo supporting. Mfite example ya couple y'abashuti banjye bahora kunda kuza muri Overflow, sinzi ko muzi Rachel. Asa umugabo wiwe yatangiye ari umuririmbyi na producer, ariko mu nyuma arafata backseat hagaragara Rachel. Rero nibaza ko gukorana si mpaka mube muririmbana, mushobora gukorana mu bundi buryo, ariko igikuru ni ugukora. Murakoze cyane. Ngira ngo mbere y'uko cyangwa nyuma y'uko dusoza ikiganiro cyacu ushobora kuha umunota umwe kandi na TV Olivier Kavuse nawe ari mu rurabo bazafatikanya na James na Daniel, nawe agira icyo atubwira, and then tuze kuza kugaruka twumva James adusoreza inama yacu. Muraho, umubare natinze kuri izi nshingano, ariko nishimiye kubona benshi mu nabimerutse, inshuti zanjye maze igihe kinini cyane nkora uyu murimo. Niza kubona umuntu nka Steven Karasira hariya nahaye indirimbo yanjye ya mbere muri 2009 ngira ngo, n'abandi bantu benshi inshuti zanjye hano ndi kubona. Gusa ubu ngubu turi muri 2020, hari ibintu bishyashya byinshi byiza tubategurira. Abenshi hari bazi yuko abenshi bazi nk'umuririmbyi muri Beautiful Ashes. Hari benshi banyandikira message cyangwa se bahamagara bakambaza ese bimeze bite, Beautiful Ashes byarangiye gute. Ndashaka kubanza kwanza gusobanura icyo Beautiful Ashes ntabwo yarangiye. In fact uyu mwaka turi gutegura igikorwa kinini cy'imyaka 10 dukora uyu murimo, muzabimenyeshwa mu minsi imbere. Ariko nkuko mubizi abenshi, umwaka ushize twatangiye gushyira imbaraga cyane muri band nshyashya yitwa Prayer House Worship. Dufite na album nshyashya nayo tuzaba turoncinga vuba aha ngaha. Gusa ntabwo naje kuvuga ku byanjye, naje kuvuga ku by'abavandimwe twaje gusapotinga James na Daniel. Ariko byari ngombwa ko nari mbizi yuko n'ubundi nabibasobanuriye mwabimbaza, kuko obviously kuba update muri make. So ariko iki cyumweru turiteguye, turi tayari kabisa gukora ibyo dushoboye kugira ngo iyi concert izabe nziza. Abavandimwe tubahe karibu kuri concert yabo ya mbere. Supporting namwe abanyamakuru kabisa, mukore ibyo mushoboye byose kugira ngo iyi concert izabe iy'amateka, kugira ngo biyakire, kugira ngo abantu benshi babizi yuko kenshi na kenshi ukoze concert ya mbere ntibigende neza ucika intege. Hari abantu benshi bagiye
you know kubera concert ya mbere iyo bitagenze neza uhita ucika intege cyane, so nabankuraje ababwira ngo dukore ibyo dushoboye byose, twibuke ko ari ubwami bw'Imana turimo dukorera, hanyuma supporting James na Daniela bazakora concert bishimiye kandi yo ku rwego bumva kabisa banezerewe kandi heshima n'icyubahiro. Murakoze.